kubasuhuza mbifuriza ikaze kuri uru rubuga rwa Berisheba TV, dushimira Imana kandi yagiye ikomeza kubana natwe mu bihe bitandukanye. Hanyuma nari mbasuhuje ndirimba uyu muririmbyi uvuga ngo ururembo rwera, ururembo rwera, indirimbo ivuga ngo ururembo rwera. Ari uyu muririmbyi yaririmbye ari kwitegereza, aravuga ngo twitegeye ururembo tuza gutahamo, kandi urwo rurembo ni umurwa wera uzaturwamo n'abera abo Kristo yacunguye. Duherukana mu minsi yashize turi kuganira kuri Pasika, ku gucungurwa kwacu, ariko abacunguwe bafite aho bazaba, bafite aho bateguriwe, bafite ubuturo. Abacunguwe n'umwami Yesu, abahinduriwe amazina, abahinduriwe imyambaro, abahinduriwe icyerekezo cy'ubuzima, aho bafite iherezo ry'ubuzima bwabo aho bazaba kandi bazabiteka ryose. Rero ndabasuhuje mwebwe abarushaho gukomeza kumva ijambo ry'Imana. Ndashimira abantu twagiye tubana mu bihe bitandukanye kuri Berisheba TV. Mu minsi twaganiragamo, hari igihe twigeze tuganira ku ijambo ry'Imana tuvuga ku butatu bwera, ndetse twigeze tuganira tuvuga ku mikorere y'Imana imwe mu butatu. Twavuze kuri byinshi, twagiye tuvuga niki Imana ishaka ku bantu bayo. Ibi byose biri ku rubuga kuri channel. Rero nifuza ko twaganira tugahugurana iminsi yose bikitwa uyu munsi. Rero uyu mugoroba ngarutse ndirimba uyu muririmbyi uvuga ngo urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu. Imana ishimwe, izahabu irabagirana. Hanyuma umuririmbyi yakomeje avuga ngo reka mbaganirire ibiri muri rwo, mubyifuze, mumenye ubwiza bwabyo, mubyifuze namwe. Hari ibintu tujya tubamo ariko tukaba mu bintu tudasobanukiwe, ndetse tukamera nk'abari kwiga ariko tukananirwa no gusobanukirwa ibyo turi kwiga, kuko isi ubwayo itubereye ishuri. Imana yaduhaye inzira iyicishije muri Kristo, ariko iduha n'ijambo ryayo ridukomeza. Bibiliya ivuga ko ijambo ryayo, ijambo ry'Imana ari umutsima utera imbaraga. Uvuga ngo ni umutsima utera umugenzi imbaraga mu rugendo. Hanyuma narigarutse nkubwira ngo isi turimo ntabwo ariyo gakondo yacu, ahubwo dufite umurwa wera, cyangwa se dufite gakondo. Icyo gihugu cyiza kizaturwamo n'abera. Imana ishimwe cyane. Alleluya. Muri uwo muririmbyi we yarangije kubyuzura, kuzura mu mwuka wera, haravuga ngo urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu irabagirana. Imana ishimwe. Akomeza avuga ngo mbese muri izo si zombi, isi zombi rero ni isi turimo, ndetse n'isi y'umwuka Imana iteguriye abayo, cyangwa se ihora ibwira abantu bayo. Iyi si rero yo turimo, iyo Bibiliya ivuga ko izashonga nk'umwambaro, ndetse ijuru rigashonga naryo rigashira, isi izashira nk'umwambaro, ndetse n'ijuru rizashonga nk'urubura. Bishatse kuvuga iki rero? Ibi turebesha amaso byose bizashiraho. Ikintu cyonyine kitazashiraho ni ukubana n'Imana, cyangwa se kuba muri Kristo ukijijwe. Imana ishimwe cyane. Rero reka miniraho, narindi kubusobanura gato ku gihe tumaze tuganira ku ijambo ry'Imana. Mbese mu minsi tumaze tuganira ku ijambo ry'Imana wungutse iki? Ni iki waronse
niki wabasha kubwira abandi, mbese ni mugabane ki wahisemo, mbese wahisemo isi izashonga cyangwa se wahisemo kuzabana n'Imana muri buriya bwami bwayo yateguriye abayikunda? Kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo hahirwa uwihangana akageza imperuka, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yateguriye abayikunda. Rero reka tudatinze tuganire ku ijambo ry'Imana, kuko byose dufite, byose tuvuga bizarangirira mu rubanza, kandi byose hamwe, ibyo umuntu yakoze n'ibyo akora byose bizazanwa mu gihe cy'urubanza biza imbere ye. Rero uramenye utazisanga wararangaye ukajya mu gihe cyo kwicuza, nyamara byari bigishoboka ko wahindukira ukagarukira Uwiteka, byari bigishoboka ko wafata icyemezo ukagira ingamba ufata mu buzima bwawe bwa buri munsi, kugira ngo aho wari waragiye mu ntege nke wongere wambikwe imbaraga, aho wagaragara nk'aho utazi inzira uri kunyuramo usaba Imana inzira cyangwa se uyibaze icyerekezo ikuyobore kandi igushyitse ku gakiza gakwiriye, ariko kabana cyangwa se ariko gaturuka kuri Kristo. Igisobanuro cy'ako gakiza bivuze ngo ni ubugingo. Kristo niwe waduhesheje kwakira ubugingo. Bibiliya nabivuzeho muri kino gihe cya Pasika, Bibiliya irambwira ngo niwe Imana, Kristo niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'ibyaha byacu byakozwe mbere y'icyo gihe. Reka nkubwire rero, igihe Kristo yari ataraza abantu bari mu kaga, habagaho gutungurwa, ndetse umuntu akabaho agomera Imana, ariko Imana yamutungura uburakari bwayo bwacanwa ku buzima bwe, agahita arimburwa, agatwikwa n'umuriro se, cyangwa se ubutaka bukasama bukamira uwasuzuguye cyangwa utarumviye Imana. Ariko twebwe kubw'umudendezo n'amaraso ya Kristo turabaho uko dushaka, turakora ibyacu twishakiye, amahitamo yacu Imana ikatureka, kuko ikiri kwinginga umuntu wese ngo ahindukire. Rero reka dusome ijambo ry'Imana, twumve isezerano cyangwa se twumve icyo Imana iteganyiriza umuntu wayubashye kandi n'umuntu uyikunda, ndetse n'icyo imukorera mu gihe nk'iki ngiki tukiri muri ino si yuzuye ubugome, yuzuye umwijima, yuzuye ibyaha ndetse n'ibindi bisa nabyo. Reka dusome rero muri Zaburi, turasoma Zaburi ya 91, turasoma n'umurongo wa 14. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 14 n'uwa 15 ndetse n'uwa 16. Ntabwo dusoma amagambo menshi, gusa nifuza ko tuganira ndetse tugahugurana ku ijambo ry'Imana bikitwa uyu munsi. Iyi Zaburi ni urwibutso cyangwa se ni Zaburi nziza igenda itwereka bumwe mu bwenge Imana yari yarahaye abami babanje kubaho, ndetse ubwo yajyaga ibasura ikabaha ibyo kuvuga, barangiza bakabona ukuboko kwayo bikabatera kuyiramya ndetse bashize amanga. Reka nkubwire, uyu mwami witwa Dawidi yanditse amagambo meza kandi menshi muri iyi Zaburi, ariko nagira ngo nkubwire ngo nubwo yandikaga Zaburi, yandikaga ibihimbano bivuye ku Mana, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro umuntu wo kumwigisha, kumutunganya no kumwemeza ibyaha bye. Dawidi rero iyo yumvaga ibyanditswe bije muri we, yarabyandikaga, akandika abwira abo yasize inyuma cyangwa se abasize inyuma, abwira abo yarayoboye muri icyo gihe, abakangurira kongera gukunda Imana. Imana ishimwe cyane. Rero umutima wa Dawidi, umutima wari muri Dawidi ni umutima mwiza Imana yashimye. Iravuga ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Kubera iki? Nayehe mahirwe Dawidi yagize imbere y'Imana? Nuko Dawidi yajyaga yibuka ko yacumuye ku Uwiteka, yarangiza agahindukira akikubitira hasi imbere y'Uwiteka, aho yaba ari hose, yaba ari mu ntebe y'ubwami, yaba ari mu ngoro y'ubwami, aho yabaga ari hose, yaba ari mu mutambagiro, aho yabaga ari, akibuka cyangwa kwibutswa ko ari umunyabyaha, yakoze ibyangwa n'amaso y'Imana. Umutima we wahindishwaga umushyitsi n'ijambo ry'Imana cyangwa se Imana ivuganye nawe, akemera gucira bugufi imbere y'Imana. Ariko twebwe mu minsi yacu, abantu benshi babaye ibyigenge, abandi babaye indashima, ndetse benshi buzuye umutima wo kutumvira, kubw'irari rya kamere. Ariko nakubwiraga ngo uyu mugoroba, mbese uri gutegura uruhe rugendo? Ni uruhe rugendo ufite? Mbese amaherezo y'urugendo rwawe ni ayahe? Mbese iyi si izashonga niyo uzahamamo? Niko umuririmbyi yakomeje kuvuga, umuririmbyi natangiye ndirimba. Rero reka tuganire ku ijambo ry'Imana, dusanga muri Zaburi ya 91, yego 91, umurongo waho wa 14. Hanyuma twumve icyo Dawidi cyangwa se icyo Izaburi itubwiye muri aya magambo. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Haravuze ngo kuko
iyo nkunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyamaza nanjye nzamwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Imana yacu nishimwe. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Iyi ni Zaburi ya 91 umurongo wa 14. Hanyuma umurongo wa 7 uravuga ngo abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Imana ishimwe. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha. Imana idufashe cyane kandi itugirire neza. Reka tuganire gato kuri aya magambo, hanyuma niturangiza dusenga Imana, tubwire Imana ibituri mu ntekerezo zacu, tubwire Imana ibyo twungutse kubwira ijambo ry'Imana tuganiriyeho. Hanyuma iyi ni Zaburi ya 91 ku murongo wa 14 niho twari dusomye. Haravuze ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, kuko yamenye izina ryanjye. Aleluya. Nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Hari amahirwe, hari ibyiringiro by'abubaha Imana. Ibyiringiro rero, amahoro y'abizera Imana, aya mahoro y'abizera Imana cyangwa ibyiringiro by'abizera Imana, hari igihe bajya bagera mu kibazo ndetse bakabona nta nzira zo kugicamo, ariko Uwiteka kuko azi neza kandi akitegereza buri muntu wese mu mutima, akabona gushaka k'umutima wawe, gushaka Uwiteka k'umutima wawe. Yigeze ijambo ry'Imana rimbwira ngo nimushaka Uwiteka nk'uko imparakazi yahagezwa no gushaka amazi mu butayu. Hanyuma ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Ibanga ririmo aho ngaho mu gukunda Yesu, ibanga ririmo aho mu gukunda Imana hatarimo uburyarya, nuko iyo wakunze Imana akaramata ntabwo ujya wijandika mu bitagira umumaro, ntabwo usa n'ab'isi, ntabwo ugira umwanda w'isi, ahubwo wowe urangwa n'umucyo, ukarangwa n'imirimo myiza. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mbese muzabamenyera ku mbuto ki? Muzabamenyera kuki? Nuko uba ufite kandi uri kwera imbuto nziza bigaragaza uwo uriwe. Hanyuma urwo rukundo wakunze Imana rugutera gukora ibyiza, rugatuma Uwiteka kwirata, akavuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Aleluya. Haravuga ngo nzamuzamura cyangwa se nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Umuntu wese wamenye izina ry'Uwiteka Imana azakizwa, niko ijambo ry'Imana rivuga muri Mariko ngira ngo igice cya 10. Haravuga ngo umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka Imana azakizwa. Nawe kuko wamenye Imana kandi ugakura ibishimwa mu bigawa, Uwiteka ntazakwima mu maso he. Hanyuma muri iki gice cya 91 ku murongo wa 7 haratubwiye ngo abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. 8 avuga ngo uzabirebesha amaso yawe gusa, ariko uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha. Reka nkubwire rero, igihe cyo kurimbura, igihe cyo kurakarira ab'isi batuye isi, twebwe abazaba barizeye Imana, twebwe abazaba barakunze Uwiteka, niki ijambo ryari rivuze, twebwe abazaba barakunze Uwiteka nta buryarya, abazaba barakoreye Imana mu buryo bwiza bakiranutse, abo ngabo ngo bazitegereza, bazareba ngo hari abantu bazagwa 1000 imbere yawe, ngo abantu 1000 bazagwa imbere yawe, ngo abandi benshi bazagwa ibumoso bwawe n'iburyo bwawe, ngo ariko wowe ntibizakugeraho, ngo ahubwo uzabirebesha amaso gusa ngo urebe igihembo Imana ihembye abanyabyaha. Kamubwire, uyu munsi uteye ubwoba, uyu munsi w'amateka, Uwiteka azaba aje guhora no guhana no guhemba abamukoreye, ndetse guhemba abakoze neza no guhana abatarakoze neza. Uwo munsi abazaba barakoze neza bazarindwa n'Imana, kuko mwakunze Uwiteka akaramata, kuko mwanze ubugome bw'isi, kuko mwanze guhindurwa n'ibihe, kuko mwanze kujya mu kagamba, kuko mwanze kutala sini manda bene fodosta, kuko mwanze ubusambanyi bw'isi, kuko mwanze kurangazwa n'ibishira byo muri inosi. Uwiteka Imana azabahemba kandi azabagirira neza. Iyo usomye ku murongo wa 15 haravuga ngo azanyambaza nanjye mwitabe, ndetse azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago. Umva nkubwire, tukiri mu isi, tukiri muri ubu buzima, iyo twamaze gukunda Imana,
tujya tugira igihe cyo gutabaza, twasenga dusaba Imana ikatwumva ikadusubiza. Nyamara nujya usubiza amaso inyuma uzavuga ngo n'abapaganira basubiza. Oya, ahubwo nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga. Birashoboka ko yabasubiza kuko ishaka ko bazahinduka, ariko mu byo yabahaye nta mahoro babigiriramo. Ariko uwizera Imana ngo ameze nk'umusozi wa Siyoni. Haleluya! Uwizeye Imana, uwubashye Imana ngo ameze nk'umusozi wa Siyoni. Uriya musozi utajya ubasha kunyeganyezwa, ngo ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Rero numva nejejwe n'Imana kubw'uyu mugoroba, kubwo guhugurana ku ijambo ry'Imana. Ijambo riravuze ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Imana ishimwe cyane. Nanyambaza mu byago n'amakuba nanjye nzamwitaba. Imana ishimwe. Hanyuma ageze ku murongo wa 16, Imana ishimwe cyane. 16 turavuze ngo nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Uyu muntu Imana yishimiye, uyu muntu Imana yabonye ko ayikunda akaramata, adakunze iby'isi, adakunze icyubahiro, adakunze imiya, adakunze ibishira by'isi, ahubwo akunze Uwiteka n'umutima we n'ubwenge bwe. Bibiliya iravuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe n'ubwenge bwawe n'ibintu byawe byose n'ubutunzi bwawe bwose. Hanyuma Imana ishimwe. Nari mvuze ngo uyu muntu rero wamenye Imana kandi akayikundisha umutima we wose, Imana yimwiteguriye ingororano. Ariko kandi akiri mu isi, Uwiteka aravuze ngo azamutabaza nawe azamwumva. Uzasenga Imana izumva gusenga kwawe. Hanyuma umurongo wa 16 turavuga ngo nzamuhaza uburame. Imana ijya ibasha guhaza umuntu uburame, aho abantu bari bakuteza iminsi, aho uburwayi bwari bukugeraniye, aho wari ukomerewe, Imana ikaguha ubuzima, yarangiza ikaguhaza uburame. Kandi nyamara ntacyo wakoze, kandi nyamara ntacyo ufite, nta n'icyo kukurengera, ariko Imana ikakurengera ikakugirira neza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero umuririmbyi twaririmbye yavuze ngo hari ururembo rwera twiteguye gutahamo, kandi urwo rurembo ni ururembo rwubatswe n'izahabu, rurarimbishijwe. Umva ikintu Imana ivuganye n'ubuzima bwawe. Iravuze ngo kandi nzamwereka agakiza kanjye. Mbega Uwiteka ntabwo azaguhana, ntabwo azaguterera. Havuze ngo azaguhaza uburame kandi azakwereka agakiza. Hanyuma agakiza nta kandi gakiza twigeze duhabwa mu isi ndetse no mu ijuru, nta n'irindi zina twahawe ryo gukirizwamo uretse izina ry'umwana w'intama w'Imana ari we Kristo. Hanyuma Uwiteka yiteguye guhemba umuntu uzaba yaranesheje isi, kandi yiteguye guhemba umuntu wamukunze akaramata, ngo noneho azamuhaza uburame kandi azamwereka agakiza. Bivuze ngo azamuhaza uburame kandi igihe cye kigeze azamwereka Kristo wamwitangiye ngo bazabana akaramata. Imana yacu nishimwe cyane. Ndanezerewe kubw'uyu mugoroba, kandi buri muntu wese mwifurije kugirirwa neza n'Imana. Hanyuma nimwakire neza ijambo ry'Imana, mukomeze kugubwa neza, imitima yanyu nezerwe, kandi Uwiteka bishimire abahe agakiza ke kugira ngo akomeze gutwara ubuzima bwanyu. Mwuka wera w'Imana, umuyobozi utazimiza, atahe mu mitima yanyu. Nari mvuze ngo wowe wacogoye, nari mvuze ngo watewe ubwoba n'ibihe, nari mvuze ngo wowe wasubiye inyuma, garukira aho ngaho, wongere ugarukire Uwiteka, nawe arakugirira ibambe kuko ari umunyembabazi. Tugiye gusengana Imana. Mbese wumvise ijambo ry'Imana rivuze? Riravuze ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Umuntu wamenye izina ry'Imana, umuntu wese wamenye izina ry'Imana, nde bonesa Adonai, uwo nguwo ndemeza yuko Imana imufiteho umugambi, kandi uwo mugambi Imana imufiteho ni uwo kumukiza no kumugirira neza. Ijambo riratubwiye rero ngo azamukiza, amuhe icyubahiro, kandi azamuhaza uburame. Imana ishimwe cyane. Hanyuma umurongo watubwiye wa 7 watubwiye ngo abantu 1000 bazagwa imbere yawe ariko ntabwo bizakugeraho, ngo ndetse abantu benshi bazagwa iburyo n'ibumoso bwawe ariko ntabwo bizakugeraho. Ngo uzabirebesha amaso gusa, ngo urebe agakiza, cyangwa se urebe uko Uwiteka ahana abanyabyaha, urebe igihano Imana izaha abanyabyaha. Igihe cy'umunsi w'amateka, ku munsi uzatwika nk'itanura, uwo muntu wanesheje, uwo muntu wamenye Imana akayikunda akaramata, Imana izamuha ubwihisho kandi izamugirira neza. Ariko abazaba batarumviye, abo ngabo bazaba barasuzuguye, abo ngabo bazaba barumvisha inyigisho z'ubunyoma, abo ngabo bazaba baratwaye n'irari ndetse ry'isi n'umubiri, abazaba baratwawe n'ira zabo, abazaba baratwaye n'ubutunzi, abo bose bazazurirwa cyangwa se bazabonekera imbere y'Imana no gucirwaho iteka. Kuko ijambo ry'Imana yatubwiye kuri 7 ndetse n'8 havuga ngo abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, bari inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Imana ishimwe. Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubundi uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo
by'abanyabyaha. Ibihembo by'abanyabyaha rero ni ukugurumana, ni ukurimbuka, ni ugupfa ndetse bagapfa barimbutse, ariko abizera Imana ni uguhabwa ubugingo buhoraho. Nari mvuze ngo hindukira uve mu mugabane w'abarimbuka wongere ugaruke mu mugabane w'abizera Imana. Kandi niba nawe utarakizwa ndetse wajya kubyumva wumva atari ibikureba, oya ni ibikureba, kuko umwami Imana ntatinze isezerano, ahubwo yihangana adashaka yuko hari n'umwe wasigara. Birashoboka ko igihe umaze ukiza ariko igisigaye utarakimenya. Nari mvuze ngo hindukira wongere ugarukire Uwiteka, nawe akugirire ibambe, aguhe agakiza ke, akwambike imbaraga, akubashishe gukora ibyananiye ndetse ibyananiye abandi bantu, kuko wemeye kuyoborwa n'umucyo w'ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Reka dusenge Imana dusengeye muri iri jambo. Wowe uri bugufi dufatanye gusenga kugira ngo Imana yongere kongera imbaraga. Kandi wowe utarakira Yesu umwami n'umukiza, nari nkwinginze ngo umwakire, ubwira Yesu ko ushaka ko akubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Uhereye uyu munsi ubwo businzi bwagutwazaga igitugu ntibwongere kugutwaza igitugu. Uhereye uyu munsi ubwo bugome bwari mu mutima wawe ubukire, uruhuka umutima, kuko iyo umuntu afite ubugome mu mutima ntabwo abona n'amahoro. Rero nari mvuze ngo niba ushaka kuruhuka ongera wemerere Yesu atahe mu mutima wawe. Imana ibahe umugisha. Reka dusengane Imana. Ba bugufi dusengane Imana. Data wa twese, Imana yera kandi Imana ikiranuka ugira neza, turagushimiye kubw'uyu mwanya utwemereye wo kuboneka tuganira ijambo ryawe. Nyemerera mwami, ijambo ryawe riratubwiye ngo kuko yagukunze akaramata nicyo uzamukiriza. Ndetse mwami twari dusabye cyane ngo utwongere imbaraga zo kugukundisha umutima n'ubwenge, utwongere imbaraga zo kuva mu bitagira umumaro, twongere imbaraga zo guhanga amaso ku musaraba wa Kristo waducunguriyeho, kugira ngo tubashishwe nawe ndetse tubashishwe n'Imana kugera mu byo watwiteguriye mwami. Ngaho rero komeza ubane natwe. Dusengeye abantu bari barashoboye barasubiye inyuma, nubongerera imbaraga. Dusengeye abantu batari bakakira agakiza, nubaha imbaraga zo kwakira agakiza, bahindurire kugukiranuka, bakure muri Uriya Bakaludaya, bakure mu bitagira umumaro, mu izina rya Yesu Kristo. Maraso yawe wameneye igorogota, reka asabagire kuri buri muntu wese wemeye kandi agacisha bugufi umutima we, kandi imbabazi zawe n'ubuntu byawe bikomeze gutwarira mu mitima yacu. Ni nomene fodostaya, mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera ukuri haba ari utubera umuyobozi kugira ngo atuyobore inzira zose itunganye. Ngaho urakoze. Ndabizi ko umwami wumva gusenga kandi udatinze isezerano nk'uko bamwe tubyibwira. Ubwo bihangana udashaka ko hari n'umwe wasigara. Ngaho mweretse ubwoko bwawe bwose babashije kumvira ijambo. Humugisha umuntu wumvishe kandi akizera, hanyuma bati bacogoye ubagarure mu nzira, kandi abari bataye inzira ubagarure mu nzira, mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ubwo bazaba bageze mu kaga bazagutakira ubumve, kandi kugira ngo ubwo benshi bazaba bapfuye baguye imbere yabo, wowe uzabarengera ubahindurire amateka, ubabundikize amababa yawe, barinde gukorwa n'isoni kuko uri Uwiteka. Ngaho urakoze kuko ujya urinda ijambo ryawe ukarinda nabo warivuzeho. Ngaho ubwo bwoko bugiriye imbabazi kandi ukaba ubuhaye kumva ijambo ryawe. Reka umuntu wese wizera amaraso yawe n'isezerano ryawe, akizera agakiza kawe ndetse akakwakira, umwereke mu maso hawe, ntumuhishe mu maso hawe, ahubwo umwereke agakiza kawe. Niko nsabye ntyo nizeye mu izina ry'Imana Data, Umwana ndetse n'Umwuka wera. Amen, amen. Nimwakire neza ijambo ry'Imana, kandi Uwiteka abaha umugisha kubwo kumvira ijambo ry'Imana. Hanyuma hari byinshi twakomeje kugenda tuganiraho, ndetse kuri uru rubuga naho kuganira ijambo ry'Imana no kungurana ibitekerezo. Birashoboka ko waba ufite icyifuzo, aho muri comment washyiramo ko ukeneye inama by'umwihariko, hanyuma umuntu akakuvugisha mu gikari. Birashoboka cyane, ndetse nimero za telefone ziba ziriho, wahamagara ubujyanama tukakugira inama. Ndetse mu bihe byo gusenga, ushaka gusenga waracogoye cyangwa se ushaka kwakira agakiza, wahamagara tukagufasha kwakira Yesu umwami n'umukiza, kugira ngo akomeze kuyobora intambwe z'ibirenge byawe. Rero mugire amahoro, mukomeze kugubwa neza, kandi Uwiteka abahe ibyo mumusabye byose, ndetse ibyo mumushakaho abasubize, kuko ari Uwiteka Imana yacu. Mu izina ry'Umwami Imana yacu tubisabyemo, amen. Mbifurije ibyiza kandi ndabakunda cyane. Amazina yanjye ni yayandi, ni Emmanuel Manirafasha. Ndashimira Imana kandi ikomeje kubana natwe. Mukomeze kugubwa neza, mugire ibihe byiza.